Yola mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Twebwe tumeze neza, turashima Imana, nta kibazo dufite na kimwe. So nizere ko wowe ukurikiye kino kiganiro wakoze subscribe, nawe utarayikoze ndabashishikariza kugira ngo ukore subscribe, sharing inshuti zawe kugira ngo tujye tubana hano kuri Nation. So wowe wayikoze rero ndagushimiye cyane, ngushimiye ku bwa support yawe. Uri umuntu mwiza kandi uri umuntu w'agaciro kanini cyane hano iwacu. Noneho rero twagarutse tubiseguyeho kubera ko twari tumaze iminsi tudahari, tutagaragara hano kuri kamera cyangwa se hano kuri channel yacu, ariko we are back kandi nizere ko namwe mukidukunda, mukidukurikirana ndetse mugifite amatsiko y'ibintu byinshi kandi byiza tubafitiye. Rero ndagira ngo tunyuze amaso mu makuru ari kugenda avugwa kubera ko hano ni Iwabo Entertainment. Tugomba kubagezaho amakuru anyuranye agenda avugwa hano mu gihugu ajyanye na entertainment. Njye rero muri kumwe nitwa Nkunda Rwanda, mukomeze mudukurikire, mukore subscribe, mu sharing inshuti zanyu, natwe turahari ku bwanyu. So reka nyuze amaso mu biri kuvugwa hirya no hino hano ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, ariko ni byinshi cyane, ntabwo byose twabivuga ngo tubivemo, ariko nagira ngo tuvuge kuri collaboration ya Tiger ndetse na 001, Bruce Melody ndetse na The Ben. So ni ibintu byiza kandi ni igikorwa cyiza cy'urukundo, ni n'igikorwa kinini cyane hano mu muziki nyarwanda kubona umuhanzi mwiza nka The Ben ari gukorana na murumuna we Bruce Melody, kuko Bruce Melody nubwo afite ibikorwa byiza kandi byinshi, ariko The Ben yamutanze muri uyu mukino cyangwa se muri uru ruganda rw'umuziki nyarwanda. So kuba yakwemera ko bakorana ni ibintu byiza cyane, ni ibintu njyewe ntange nshimira The Ben kuba yaremeye ko bakorana na murumuna we muri kiriya gitaramo cye ngarukamwaka cya The New Groove bakora mu ntangiriro z'umwaka ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nimba ntibeshye. Akemera ko bakorana, bakaba barakoranye muri edition ya kabiri, nibwo Bruce Melody yaririmbye mu gitaramo cya The Ben New Groove. So rero ni ibintu nshimira cyane cyane The Ben. Ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu byerekana ko bashaka guhereza ibyishimo byinshi abanyarwanda cyangwa se abakunzi babo. Nubwo hari abantu bagiye basa nkaho bagereranya cyangwa se bakabakompara nyine bagendeye ku bikorwa byabo, ariko hari n'abandi babigize bibi babishyira ku rwego rutari rwiza kubera ko bari batangiye kubizanamo ibintu by'urwango, bamwe bagafata side, abandi bakajya kuri side imwe, abandi yindi, nyine bitangira kuba bibi. Ariko uruhande rumwe ntabwo ari bibi cyane kubera ko iyo abantu bari gukorera hamwe cyangwa se iyo abantu bari gukompeta, bari gukora ibintu byiza, ntabwo bari ibintu bibi. Iyo uri gukora ikintu cyiza mugakompeta ntabwo ari ibintu bibi, kubera ko bituma uriya wowe muri gukompeta, wowe biguha courage ugakora cyane, ugakora ibintu byiza kugira ngo umurushe, nawe bikamutera courage agakora cyane kugira ngo nawe akurushe. Nubwo muba muri gukompeta noneho abafana banyu bituma mubaha ibintu byiza, ababakurikirana nabo bakabona ibintu byiza cyane. So ibi rero byo kuba The Ben yaramuhaye umwanya wo kugira ngo bakorane mu gitaramo byatumye Bruce Melody nawe yemera ko bagirana amasezerano na The Ben, bagirana amasezerano yo kuzakora tour bazenguruka igihugu bagenda bataramira abanyarwanda. Hagiye havugwa byinshi bigiye bitandukanye nyine mu kuba bakorana cyangwa se muri iyo mikoranire yabo, gusa njyewe mbona ari ibintu byiza kubera ko nibakorera hamwe bagataramira abanyarwanda mu gihugu hose, cyane cyane ko The Ben we akunze gukorera ibitaramo hano muri Kigali ndetse no mu bindi bihugu, ariko mu ntara yaratarakora icyo kintu cyo kuzenguruka uturere tugiye dutandukanye se cyangwa intara
gize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abafana be rero batuye mu ntara ndibaza ko mwarimu mukumbuye, mwarimu mukeneye, mwarimu mukeneye kubona nyine The Ben noneho yaje aho ngaho mutuye akabegera akabataramira. So ni ikintu rero nanjye nashimira Bruce Melody cyane kuba yaratekereje icyo kintu akaba yakwemera ko bakorana na The Ben bakazenguruka igihugu bataramira abanyarwanda. Ni ibintu byiza cyane cyane ko Bruce Melody nawe afiteyo abafana benshi cyane mu ntara. So abafana be ndizera ko nabo bazabona ibyishimo bihagije. So nabonye Bruce Melody atangaza ko hari n'abandi bahanzi ashaka ko bazakorana muri iyo tour. Harimo Bwiza nawe ni umukobwa mwiza, umukobwa usa nkaho amaze gufatisha nubwo nawe akiri mu bazamuka ariko amaze gufata imitima y'abanyarwanda cyane. So kuri ubu ngubu rero akaba afite indirimbo nshya yise Gake Gake. Guys mugende muyirebe, ni indirimbo nziza ibyinitse gake 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 ahantu turasaze. Indirimbo nziza kabisa ibyinitse, mugende muyirebe kandi mumukunde cyane. Bwiza n'umuhanzikazi mwiza cyane. Undi muhanzi rero Bruce Melody yatangaje ko bazakorana n'umuhanzi witwa Kitoko Bibarwa. Kitoko rero nawe akaba ari umwe mu bahanzi bakuru u Rwanda rufite kandi ufite n'ibikorwa byiza kandi byinshi. So kuba rero Melody yaramuhisemo kugira ngo bazakorane ni ibintu byiza cyane, nanjye nabyishimira cyane. Rero Kitoko akaba yaramaze iminsi ari mu mahanga, kuri ubu ngubu rero akaba ari mu Rwanda. Abafana be nizere ko mwiteguye ko azabataramira kandi nawe yiteguye kuzabaha ibyishimo byinshi aho muri aho ngaho mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. So nsoza rero navuga ko iyi tour izenguruka igihugu cyacu yateguwe n'umuhanzi ku giti cye kandi bikaba ari ku nshuro ya mbere bibayeho. Dusanzwe tubona ibindi bitaramo bigenda bitegurwa ndetse ariko bikaba bifitemo nyine imbaraga n'andi masosiyete agiye atandukanye, abahanzi bishyize hamwe gutyo, ariko kuri ubu ngubu rero akaba ari igikorwa cyateguwe n'umuhanzi ku giti cye, which is good. Ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu abandi nabo bagomba kwigiraho bakumva ko babikora kandi bikagenda neza. So abanyarwanda rero Bruce Melody akaba yarabateguriye iki gitaramo cyo kugenda ataramira abanyarwanda aho mujye muri mu turere tugiye dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. So ariko mbere yuko nsoza hari akantu nshaka kwibwira Bruce Melody. Bruce Melody ubutaha cyangwa se kugira ngo tour yawe noneho izaba iri full package, nuko wajya udushyiriramo n'abahanzi b'abaraperi. Nyaboneka reba umuraperi umwe umushyiremo kuko abaraperi bacu barakora pe, abaraperi bacu baritanga kandi bakora ibikorwa byiza, ariko ntago ndabona mubatumira ku ma stage agiye akomeye. Rero nagira ngo ngusabe Bruce Melody wadushyiriyemo Bushari cyangwa ukadushyiramo Kimuzera cyangwa ukadushyiramo Kevin cyangwa ukadushyiramo Riderman. Byaba ari ibintu byiza cyane kuko aba bantu harimo batangiye mbere ariko hari n'abari kuzamuka. Abaraperi bacu bakeneye gushyira ibikorwa byabo ku rwego nk'urwo namwe muriho, nyine bakajya babonana n'abafana babo cyane. Byaba ari ibintu byiza cyane. So abaraperi bacu mujye mubaha amahirwe nabo bagere bataramire abanyarwanda mu ma concert akomeye, mu bitaramo bikomeye, mubahe ayo mahirwe yuko nabo bakora ibintu nk'ibyo muri gukora. Byaba ari byiza cyane. So aho kantu kaba ari sawa cyane. Dukeneye ko abaraperi bacu nabo bazajya bahabwa ayo ma stage akomeye bagakora cyane kuko barakora cyane, ariko ntidukunze kubona mubatumira muri kuri ayo ma stage. Impamvu rero ndi kuvuga Bruce Melody nuko kuri iyi nshuro niwe wateguye kino gitaramo, ariko n'abandi mwese mutegura ibitaramo mujye mwibuka gushyiramo n'abaraperi bacu kugira ngo nabo bakomeze babe bari ku murongo umwe n'abandi bahanzi bose. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. See you.